wakurikiranye uko byari bimeze abandi aho byapfiriye nizere ko wahamenye. Ndagerageza. Amazina ninde? Maniragaba Fabrice. Maniragaba Fabrice. Yego. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Ariko ugiye kuturimbira gospel? Yego. Kabisa ndi kubona bisa nabyo neza kabisa. Indirimbo yawe? Cyane y'abandi. Ngiye kuririmba indirimbo ya Gentil Misigaro. Babwire bareke gusa. Twiteguye kukumva waturirimbira. Yego murakoze. Ngerageza gukora ibyiza, ibibi bikanyitanga imbere, ngirira imbabazi, ngirira imbabazi. Iyo uza kunsaba igitambo, nta kiguzi nari kubona, igitambo wishimira, n'umutima umenetse, ndema mu mutima utunganye, unyigishe guca bugufi buri munsi, buri munsi. Babe duhereze indi duhinde. Ndiya. Mbese iyo Yesu ataza kwitanga, nari kuba uwande, mbese yandeka, ninde wari kuncungura, ko ntawabishobora. Yarambabariye angira uwe bwite, anshyira mu rugo, mpinduka umwana we, mbese yandeka, ninde wari kuncungura, ko ntawabishobora. Fabrice, karame, ngiye nguhaye Yesu. Murakoze cyane. Gusa mujye mwitondera indirimbo umuhitamo, sibyo? Hari indirimbo zikonvenka n'izidakonvenka, ndabeshyera. Hari indirimbo uba waririmba ikakurusha ubuhanga, cyangwa se ukayiririmba ukayirusha ubuhanga, ugasanga nyine ntago byenze neza. Ariko ngiye nguhaye Yesu. Yewe ndaguha no. Ufite ijwi, ufite n'ubuhanga, ushobora kuba ufite uko mbyumvise, ariko nyine ijwi ryawe bisaba kuririmbana imbaraga no guhitamo indirimbo nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, irakumveka abantu. Yego. Gospel rero biba bigoye guhitamo cyangwa kumenya umuhanga. Tuzahora ubutaha, sinzi nimba urakomeza, yandi uragirirwa amahirwe yo gukomeza, ariko ngiye nguhaye no. Yego. Indirimbo ya mbere wahisemo ya Misigaro, hari aho bitagiye bigenda neza, ariko mu ndirimbo ya kabiri usubiyemo nashimye numvisha nta ribi. Nguhaye Yesu, ariko biragusaba gukorana imbaraga nyinshi, imyitozo, kugira ngo ubashe kwinjira muri competition neza. Wari uri hano wabonye abatambutse uburyo ari ibi, sibyo? Nizere ko icyumweru gitaha uzaza uri kutwereka ibirenze ibi ngibi. Yego. Sawa.